Mani guys, hari ukuntu bajya batubeshya bakatubwira ngo umuntu nagukosereza ngo akagusaba imbabazi ngo uzamubabarire. Kumubabarira no gusubirana n'umuntu wakubabaje si ibintu bitandukanye. Icya mbere, ese ubundi hari ikintu tugomba kwibaza tugatekereza tukavuga duti niba umuntu yaragusize ubabaye, sibyo? Wamara kugera mu gihe cyo kunezerwa akagaruka, abakuzaniye iki? Abakuzaniye umunezero cyangwa abakuzaniye umubabaro? Hari ikintu abantu benshi badakunda kumvaho, tujye tuvugisha ukuri. Umuntu niba yaragusize ubabaye ukaba ugeze mu gihe unezerewe akagaruka, uwo muntu akuzaniye iki? Bivuze ngo icyo abona ni uko abona ibyishimo byawe akeneye kubiporofita. Bivuze ngo we ntabwo azanywe no kugira ngo akunezeze, ahubwo azanywe no kugira ngo akuronkeho umunezero. Bivuze ngo agiye kukuzanira ibibazo kugira ngo akuronkeho umunezero. Niyo mpamvu bitari ukubiba urwango, bitari no kuvuga gute. Umuntu wagusize ubabaye wamara kunezerwa akagaruka, ubundi ntiwakanamuhaye imbabazi, kubera ko n'ubundi ntabwo ari urukundo rumugaruye, ahubwo agaruwe no kugira ngo mbese no kugira ngo agukoreze ibibazo. Hari akandi kantu abantu benshi bajya bakunda kuvuga cyangwa no kwibeshyaho, ugasanga umuntu aravuze ngo ndakwanze. Ubundi iyo umuntu avuze ngo ndakwanze, ubundi abantu bajya babasha kubikurura neza bakamenya ndakwanze icyo bishatse kuvuga. Ubundi mbere yo kujya kubwira umuntu ngo ndakwanze, jya ubanza urebe icya mbere, urebe ngo nari mumariye iki mu buzima bwe. Nusanga ntacyo wari umumariye, noneho bijya bintangaza nk'iyo umuntu akubwiye ngo ndakwanze kandi yari depanda. Hari abantu bita indepanda, hari n'abantu bita depanda. Indepanda ni abantu bigenga, depanda ni umuntu ubaho kubera undi. Wenda mbivuze mu mvugo itari sawa, nubwo nta muntu ubaho kubera undi, ariko ntitukajye twirengagiza ko hari abantu badufasha kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kubaho neza. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Nshatse kuvuga ngo muri ubu buzima tugenda tunyuramo, hari abo dukenera cyangwa dukeneraho ibisubizo by'ibibazo byacu kugira ngo tubashe gukomeza gusavayivinga muri buno buzima. Bivuze ngo mbere rero yo kujya kubwira umuntu ngo ndakwanze, jya ubanza utekereze mbere yo kumwanga, ubundi wari umumariye iki? Niba nta kintu wari umumariye, hari ukuntu ku bantu bigeze borora cyangwa se bazi ahantu yigeze hororwa, cyangwa ku bantu bazi ibintu bijyanye n'amatungo, inka murayizi. Hari utuntu dukunda gufataho bita ngo ni uturondwe. Ikirondwe rero buri gihe iyo kibaye ku nka nta kintu kiyisapotingaho. Bivuze ngo buri gihe gihora gikeneye kugira gute? Gihora gikeneye kunyunyuza ya maraso, kunyunyuza amaraso nyine mu ruhu, kikanyunyuza amaraso y'inka. Bivuze ngo mbere yo kugira ngo ubwire umuntu ngo ndakwanze, banza urebe ikintu wari umumariye. Nusanga nta kintu wari umumariye, ugasanga ahubwo wari depanda, n'ubundi ubwo wari umeze nk'ikirondwe ku nka, igendera amahoro. Naho kuvuga ngo kubwira umuntu ngo ndakwanze means what? Umwanze. Hari akantu njya nkunda kuvuga kenshi, nzajya nanagasubiramo kenshi, mujye mubyihanganira. Hari ukuntu ubundi bajya bavuga ngo a man who loses nothing fears nothing. Umugabo utagira icyo ahomba, a man who loses nothing fears nothing. Umugabo utagira icyo ahomba ntagira n'icyo atinya. Bivuze ngo mbese niba we mbere yo kugira ngo ubwire umuntu ngo ndakwanze nta kintu ari guhomba, urumva icyo ari butinya ari iki? Ko hari igihe ahubwo hari abantu tubura mu buzima, twababura mu buzima tugahita tuvuga duti Mana uradutabaye, mbese unkuyeho umusaraba. Ugasanga ahubwo umuntu waguhunze ari mu gisubizo cy'Imana, we ahubwo akibwira ngo arakwanze, kandi ari Imana ibigiyemo kugira ngo uwo wari ubereye umusaraba akundagire. Ubwo rero akunde abona amahoro n'amarongo. Mbere rero yo kujya kubwira umuntu ngo ndakwanze, jya ubanza urebe ikintu wari umumariye. Erega ni uko mbabwiza ukuri mukarakara, ariko kuvugisha ukuri ntibyica umutumirano, sibyo? Iyo ugiye kwanga umuntu, mbere yo kugira ngo umwange, ubundi wanga umuntu ugira ngo umubabaze,
ubundi buryo umuntu uzakwanga nuko aba akeneye kukuzanira umubabaro mu buzima. Ariko hari igihe umuntu akwanga agira ngo agiye kukuzanira umubabaro mu buzima, rimwe na rimwe ahubwo ukanasanga nibwo akuzaniye umunezero mu buzima. Kubera iki? Mbese uraruhutse ukajya uvuga uti ukajya uvuga uti Mana urakoze kuko nyine mbashije kuruhuka. Niyo mpamvu rero ninzajya mbabwiza ukuri ntimukajye mubabara. Ubwo rero nkubwira nti gusa icyo nakwibutsa nuko wakora like na follow, subscribe na comment zanyu niba ibyo mba mvuga koko mba mbashije kubeshya cyangwa niba ibyo mba mvuga ari ukuri. Gusa ngicyo nasoza mbabwira, nakubwira ngo umuntu wansize mbabaye anagarutse nishimye sinamwakira, kuko naba nakiriye ibibazo bye, naba mwakiriye nk'ikibazo, ntago naba mwakiriye nk'igisubizo. Kubera ko niba agarutse mu buzima bwawe yaragutaye ubabaye, akagaruka mu buzima bwawe agarutse azanye bya bibazo bye kugira ngo bigisubizo cy'ibibazo bye, kandi we mu gihe wari ubabaye yabonye bidashobora kuvamo araguhunga. We kuki wumva ko wasanga ibibazo bye mu gihe yagutaye nawe afite ibibazo? Hari abantu bari buvuge bati ibyo ni ubupagani cyangwa niki. Imana yabwiye Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo subiza inkota mu rwubati kubera ko urugamba uri kurwana atari urw'uyu mubiri, ngo kandi ngo umuntu wicisha inkota nawe niyo azicishwa. Kubera iki mwanga ko abantu tubagerera mu kebo batugereyemo? Kandi nabo n'Imana ubwayo iravuga ngo abanzi bayo izabitura umujinya n'ifuhe, kandi umujinya w'Imana murawuzi. Kubera iki munshishikariza kumbwira ngo nkunda abanzi banjye, n'Imana itubwira ngo izabakandagirira munsi y'ibirenge byacu? Njye mwumva ko ndi muntu ki? Nyine tujye tugeraho tube honest, tuvugisha ukuri. Kuki munshishikariza kuvuga ngo niba ngo mvuze gutyo ngo ubwo ni ubupagani, ngo cyangwa se ngo ntabwo ari umutima, ngo ntabwo ari iki? None se niba, reka twizerere mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo uwicisha inkota nawe niyo azicishwa. Kandi mu muco nyarwanda twagiragamo umugani uvuga ngo akebo kajya iwamugarura. Kubera iki mwanga ko akebo kajya iwamugarura kandi turi kugerera abantu akebo batugereyemo? Umuntu utarigeze agukunda uri mu buzima bubi agukunze ugeze mu bwiza, urwo n'urukundo agukunze, cyangwa ahubwo agukunzeho ho kuba igisubizo cy'ibibazo bye? Niyo mpamvu rero njyewe nk'uwo muntu rwose jamais sareme nyine sinumva ko urukundo rushobora kuza runaje narenzaho byo kuvuga ngo uzagire neza wigendere, nuko ugira neza ukigendera. Ariko ntabwo biba bivuze ngo nimukatubeshye rwose, tujye tuvugisha ukuri. Ntabwo mudukunda, ntabwo umuntu wakwanze uri mu bibazo agukunze uri mu bisubizo kubera urukundo agukunze, nuko agukunze kubera ibyo agukeneyeho. Murakoze cyane rero, mwari kumwe na James Vincent Brown. Reka tuzagende dusubira muri challenges ubutaha. Ntiwibagirwe like na subscribe ndetse na comment zanyu ndetse na follow kuri General Life TV Rwanda. Mukomeze kugira impagarike mu bugingo. Ciao. Ibyari inzozi bibaye impamo. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika, gana General Life Music School and Art Limited. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, kuko kibafitiye abarimu b'inzobere kandi babyigiye. Bagira mu ishami rya multimedia. Muri music school bagiramo gucuranga gitari solo, bass, acoustic, sembari, piano ndetse no kuririmba na audio production. Naho muri multimedia bakagiramo computer skills, video production, photography, graphic design, TV production, film making, film acting, film lighting, animation, software development. Si itegeko kandi kwiga amasomo menshi, kuko umunyeshuri yihitiramo amasomo akeneye kwiga. Ikindi kandi umuntu ushaka kwiga gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe babimufashamo, kandi bakagira biga batana biga bacumbikirwa. Umunyeshuri wize muri General Life Music School and Art Limited abankenerwa na tumurebereho ku murimo, aho abarwanirwa ku isoko ry'umurimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere
b'inzobere bigisha muri General Life Music School and Art Limited. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije pirimeri, abarangije turokome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza, kandi tubafitiye amacumbi y'abakobwa ndetse n'ay'abahungu. Umunyeshuri wese ahabwa certificate y'icyiciro arangije. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukabya inzozi zanyu, ibyara inzozi bikaba impamo. Akarusho kandi nuko General Life Music School and Art Limited iyo uri umunyeshuri wabo wifitemo impano iyo ari yo yose bagufasha kuyizamura, ntacyo wongeyeho kuri minerivare, byose ukabifashwa ku buntu, icyo wishyura ni minerivare yo kwiga gusa. Si ibyo gusa, dukora indirimbo audio na video, kwigisha kuzamura imbuga nkoranyambaga zigatangira guhembwa, ndetse no ku muntu ukeneye gukora ibyuma bya elegitoronike byapfuye nawe tubimufashamo aharangiza afite certificate. Ku bashaka kwiga indimi cyangwa bashaka kwiga sound engineering, ku bashaka kugura cyangwa kugurisha ibyuma bya elegitoronike, ibijyanye n'ibyuma bya muzika, namwe muhawe ikaze muri General Life Music School and Art Limited. Abifuza kwiga muri General Life Music School and Art Limited mwadusanga aho dukorera Kigali Kimironko ndetse no mu ntara zose z'igihugu. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na YouTube kuri General Life TV Rwanda. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri 0788328205, 0788328205 cyangwa 078872173539, 078872173539. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Ushyiraho iherezo ku buzima bubi bwacu bwabaye ikibazo.